Serebobo Studio. Imihigira komeye ariko irashoboka, imihigira komeje. Mfunguye butike kugeza aya masaha narabona abakiriya. Cyagenze bitera? Hai hada. Ariko rero bari kumbahira. Nagabeje kubona akenyeye nyabagiye mu kirori. Hai hada. Bakura kawanguka ntabwo uzi uyu munsi Unganya umwana itunganya umwana nagize ngo ni ryazarira ryanyu mbujyamo niko banguka tudasanga baducuza imyanya tudasanga baducuza imyanya ariko rero sheri kumvaga twaca kuri uriya mugabo kuri botike kuko nta gahunda n'imwe ya leta ajya yubahiriza nawe gakwandi nawe tukajyana koko sibyo muraho gakora kubera ko amakuru ni meza kumwaberewe cyane twaberewe nyine ntuzise nta n'ubuzi cyabaye ariko shaka kutubahiriza gahunda zawe za leta nawe inama ntuyijyemo ntukore umuganda ubwawe uzajya wirirwa muri izi bizinesi utazi naho zituruka sha gakwagiye uyu mugabo yarananiye pe umva ari mu rugo rwe nta mitiweli mbese wumve ngo nta terambere n'iri na rimwe ajya yitaho waraye uteko ndetse mushatse kumbwira ko mugiye ntabwo wamenye yuko uyu munsi FPR Inkotanyi umuryango w'abanyarwanda umaze imyaka 35 uje ntabwo wabimenye nyumva ariko ntabwo nyisobanukiwe ese nawe se niho ugiye nanjye niho ngiye nyine shaka ko musaza ibyaha byawe ko tubizi ususubiye ibyaha byanjye umva wishe nani niko ngawe genda rwose ariko gereka mubwire kubizi FPR Inkotanyi itaza iri terambere koko twari kuba twarigezeho imihanda amashuri amavuriro reka sinakubwira ubwo yibigisha ko gena gakwandi twabaga muri Nyakatsi ndetse n'abandi benshi nari buvuge none umva wowe ibyo kirimo ariko nditeje ahubwo si byose nta bikesha umutekano afite yafite umuzamu ufite n'imbesa ugasha urasigaye urabeho umva makuru reka twigendere ntabwo ngiye kunyikira mudutesha igihe tugasanga iminota yarangiye tukabura naho twica twe turagiye ariko nutusubiraho ni akazi kawe twigendere sheri ukwiye kwisubiraho sha ukwiye kwisubiraho reka twigendere azi iterambere aho rigeze reka nigire muri bizinesi zanjye reka mubwire njye navuye muri uru Rwanda mfite imyaka 7 yose uri mu ishyamba za Gatanga kabisa none unareba Rwanda zumiwe kabisa ibi byose rero turabikesha de FPL twajyaga turi mu ishyamba bavuga tugeze mu Rwanda bahita bikomwana rimwe sasa unibuka cyagiye mu mashyamba ukumva FPL ngo muryango sasa uryane muryango kabisa ntiwayibonye kabisa reka mbabwire ndifuza ko buri muntu wese kabisa yaba afite mwene wabo cyangwa se nanjye ndakoresha uburyo bwose bushoboka mpamagare mbabwire ngo umutekano ni wane none urabona ukuntu nameze nase twari mutoro setiba ako wagira ngo turavuka twambaye ibisa sasa baduha imyenda baratugaburira kandi mu mashyamba twari tubayeho nabi byaga kumva ko ndaryama kuri materansi ntitwaryamaga mu byatsi harya ni habi kabisa ni habi harya ni habi cyane hanyuma ikindi kandi utakwanyaguza amakuru yatugeraho ngo uhageze biba ari ibibazo mana we
Sasa tanamuhamagara urya Haja wanamwita nani? Manase. Bwana najua Manase kweli. Manase. Manase namubwira Rwanda na mahoro. Ni amahoro. Kabisa. Hanyuma rero reka nkore nje ntabwo ntinze. Reka ngende hari umunsi mukuru ngiyemo wo kwishimira n'isabukuru y'imyaka 35. Nageze nsanga bageze ku bintu byinshi. Nanjye nabyumvisha. Twarataye umutwe ngo turazageraho turi mu mashyamba ariko ndabona ibintu bisobanutse. Rwanda ni vizuri, ni vizuri. Umva. Sasa uri atera nziza ndagenda mu muhanda urakoze neza ndanivuza harya naryaga bigoye nakoze bibi Rwanda ni vizuri kabisa. Waraje. Bite numeze gute? Wari waratesetse sha. Nurabona? Tobose sha barakugoroye. Barangubise ibiryo ndakula chakula ibiryo byinshi sha byiza kabisa. Sasa rero ubu nanjye nararipfobya. Ariko ubu rwose abanyarwandakazi rwose nanjye bunisubiyeho bumva kandi rwose dushimire perimo. Nanjye naranaje umutima ariko koranga. Ura Rwanda twifuza. Uragomba kurahira muri FPR. Narahira rwose. Urakora byiza, urafasha abanyarwanda kwiteza imbere. Twese tunafatikanya abanyarwanda tuhuza amaboko kabisa. Dusenyera umugozi umwe. Murakoze cyane. Nagira amasaba bano badamu badufasha kwinjira hano n'indirimbo na morali hanyuma gatora abasigara bayikora. Abari muri protokole nagira ngo mwinjire hano na morali indirimbo bayizamure kabisa, bayizamure uretse na bariya badamu. Nagira ngo n'abari hano bashoboye muze hano imbere kugira ngo tugaragaze morali mugiye tugiye kugera ku musozi. Muze dusanganire bariya badamu, ndagira ngo bari hano turebe ari mwako turashobora guhangana nabo mu buryo bw'umuziki. Mwese ndabararitse ariko abadamu ntumiye gusa n'abagabo ndabararitse hano. Turashaka morali igaragara kuri ibi byuma cyane. Ndashaka ko mujya mu birere morali yo hejuru.